waba umugore w'igicucu, ubwo ntubona ko wari ugiye kwiyicira umugabo wawe? Tubaye ikaze kuri Robo Mountain TV. Umugore umwe yishakiye kwica umugabo kubwo kubana nabi mu rugo, yibaza uko yabigenza abura uko yabikora. Niko yaje kwigira inama, agenda kwa mama w'umubyara aramubwira ati, mama, ndambuwe kwihanganira umugabo wanjye kuko amfata nabi, arankubita, akantuka, akambabaza buri munsi. Mama we aramwitegereza aramuseka cyane, aravuga ati, mwana wanjye, nabuze aho nahera gusa kugira ngo mbikubwire, mwice maze usigare mu mitungo, kandi dore uracyari muto uzabona undi mugabo. Ariko mbere y'uko umwica, kora bino bintu ngiye kukubwira. Umwana ariyumvira ati, mama, ngaho mbwira icyo nakora. Mama we yitonze aramubwira ati, mwana wanjye, dore ibintu 10 bizagufasha kwica umugabo wawe mu ibanga. Icya mbere, ni byiza ko mubana amahoro, abantu ntibazigera bakeka ko ari wowe wamwishe. Icya kabiri, iyubahe, ntuzigere usakuriza umugabo abantu bagahita bamenya ibyanyu. Icya gatatu, umwubahe, icyo azakubwira cyose uzagikore. Icya kane, uzamwumvire, umugaburire neza, kandi niyashaka ifunguro rya nijoro ntukamwangire. Icya gatanu, koresha amafaranga yawe, kandi ntukagire ishavu ku byo uzaba urimo gukora. Icya gatandatu, gerageza umwereke urukundo uko bikwiriye, nubwo yagutuka ntumusubize, ahubwo uzicecekere. Niwabona akomeje kugutuka, uzajye wiherera ahantu maze usenga Imana yawe. Icya karindwi, naramuka avuye mu kazi hari icyo afite, umwakire, unamubaza uko yiriwe. Bigukundiye umubaza uti, byashoboka ko nakoze ibirenge? Noneho ntashobora kwanga kuko azahita yumva abaye nk'uwo yishimira, azemera. Icya munani, gerageza uze uramwita utuzina twiza nk'aho aribwo mukireshyanya. Mwite sheri, hani, sweetheart, monamu, kibasumba cyanjye, nkumbuye kugusoma, ese wabinyemerera? Icya cyenda, umubwire uti, niba hari uwafashe umutima wanjye ni wowe, sinabaho udahari. Ubimubwire umukora mu bwanwa cyangwa mu ntoki. Icya 10 ari nacyo cya nyuma, uzamubwira uti, sinifuza ko waba kure yanjye habe na gato, kuko uri buri kimwe mu buzima bwanjye. None nkubaze mwana wanjye, urashobora gukora bino byose runakubwiye? Umwana w'umukobwa aramusubiza ati, yego mama,
bishoboye byose ntabikora. Maze nyina aramubwira ati, akira kano gafu uzaza ugashira mu mafunguro buri munsi. Azajya apfa buhoro buhoro kandi nta n'umwe uzigera amenya ko wiyiciye umugabo. Nyuma y'ukwezi kumwe kurangiye, wa mukobwa agaruka kwa nyina asa n'ubabaye cyane. Nyina aramubaza ati, ubabaye cyane habaye iki mwana wanjye? Maze umukobwa we aravuga ati, mama, nta mugambi nyifite wo kuyicira umugabo wanjye kuko asigaye ankunda cyane, anyitaho, ntacyo atankorera. None nakora gute mama? Umuti namuhaye utanyicira umugabo. Ndagusabye umfashe mama, kuko nawe wabaye umuhanuzi mubi, wari kumbwira ngo nice umugabo wanjye. None ndebera. Nyina aramwitegereza araseka, maze abwira umukobwa we ati, humura, umugabo wawe ntacyaba, kuko nta muti nigeze nguha. Ako naguhaye ni agafu ka soya kavanze n'agafu k'ingano. Nashatse kugira ngo nkwereke uko njyewe na so wawe twabanye. Waba umugore w'igicucu, ubwo ntubona ko wari ugiye kwiyicira umugabo wawe kubwo kutamenya? Nta rugo na rumwe mwana wanjye rutagira ingorane, kuko ntabwo mubanye muri abamarayika. Menya ko muri abantu kandi muzashavurirana, munatongane, ariko ukwihangana ni intsinzi ishobora kukugeza ku cyo wifuza. Urugo ntirwubakwa n'amagambo no kwiganza, ahubwo wowe mugore ubahiriza, wongereho agaciro umugabo wawe, unamwiteho. Bizarangira ubayeho ubuzima bwiza bw'urugo. Erega abagabo n'abana beza iyo bafashe neza, nabo bazakorera neza. Abagabo benshi bagira amahabara, abandi bagore kubera kutamenya inshingano zacu mu rugo nk'abagore. Nta mugati uguma imbere y'icyayi. Iyoroshye nawe uzabona urugo rwiza. Ureke kwambika ibara umugabo wawe ngo ntabwo ukunda, abakanaka. Gabanya ubwo bucucu, ubaka urugo rwawe, kuko umugabo ntiyubaka, umugore niwe wubaka. Umugabo yubakira ku cyo umugore yubatse. Be careful. Niba waryohewe n'iyi nkuru, niba hari ikintu ukuyemo, ndakwibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.